Source TV. Source TV. Source TV. Source TV. Source TV, improve your passion. Source TV, improve your passion. Turabashuje amahoro y'Imana n'abane namwe aho muri impande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Imana ibaha umugisha abantu badukurikirana bari impande zose zitandukanye ku migabane itandukanye, Amerika, Asia, Europe, Afrika ndetse na Oceania. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Iyi ni Source TV aho tukugezaho amakuru atandukanye kandi ya gospel. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share and comment. Imana ibaha umugisha. Source TV, improve your passion. Uyu munsi twabatumiriye abatumirwa beza kandi bariho igikundiro cy'Imana. Source TV, improve your passion. Nkuko twari tubibabwiye dufite abatumirwa, reka batangire batwibwira mereye kuri ruhande rwanjye. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Murakoze, nitwa Museruka Odex, ndi umuyobozi w'iri tsinda riri hano twitwa Hava Worship Team. Dukorera umurimo w'Imana Nyamata muri Eglise Evangelique. Turashima Imana ko turi kumwe namwe. Murakoze cyane. Aha, mwabibonye ni Ahava Worship Team. Nabaririmbyi beza kandi basizwe n'Imana kandi basigiwe gukora umurimo w'Imana muri iki gihe. Reka rero dutangire tubakira maze badutaramire. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Source TV, improve your passion.
yacu niwe mucunguzi mukiza wuzuye ubuntu nshuti mucunguzi mwana w'intama wacunguye imitima yacu niwe mucunguzi mukiza wuzuye ubuntu nshuti mucunguzi mwana w'intama wacunguye imitima yacu niwe mucunguzi niwe gusa duhimbaze niwe gusa tutazira utanga ubuntu ugakiza imitima yacu niwe mucunguzi kuko abamwizeye bose bakamwiyegurira yabahaye ububasha bwo kwitwa abana be niwe mucunguzi
kugushima Yesu 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 ndagushima Itange bwawe Itange bwawe Nakwitura Nacho nakwitura Keretse kugushima Nami Yesu Yesu ndagushima Kugitange bwawe Kugitange bwawe Nacho nakwitura Keretse kugushima Wa mwanya w'Getsemani sinshobora kuwibagirwa ubwoba biraga icyuya mwami wanjye isa n'amaraso sinzibagirwa amakuba wabonye kubw'ibyaha wicaye mu mubabaro mwami wanjye uri Getsemani mwami Yesu Yesu ndagushima kugitange bwawe kugitange bwawe nacho nakwitura keretse kugushima mwami Yesu Yesu ndagushima kugitange bwawe kugitange bwawe nacho nakwitura keretse kugushima nacho nakwitura keretse kugushima umfashe duhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yacu yakomeje intambwe zawe yuzuza umutima wanjye umunezero yashize indirimbo mu kanwa kawe iryo shimwe ry'Uwiteka Imana mfasheyo mufashe duhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yacu yakomeje intambwe zanjye yuzuza umutima wanjye umunezero yakomeje intambwe zanjye kuri
Yesu
mucunguzi shimwa mana ya mutanzi shimwa nawe mukawera wamutumenyesheje shimwa Yesu mucunguzi shimwa mana ya mutanzi shimwa nawe mukawera wamutumenyesheje shimwa Yesu Shimwa Yesu mucunguzi shimwa mana ya mutanzi shimwa nawe mukawera wamutumenyesheje shimwa Yesu mucunguzi shimwa mana ya mutanzi shimwa nawe mukawera wamutumenyesheje turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubonanye turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubonanye wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni abwikuzo mana yacu kuko urabikwiriye wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni abwikuzo mana yacu kuko urabikwiriye Bitumukozi turi nyuma y'ibicu ubwo yaranguze nabo uko bivuga imyaka igihumbi n'amagana irashize anegurira ibyicaro byiza bitumukozi turi nyuma y'ibicu ubwo yaranguze nabo uko bivuga imyaka ibihumbi n'amagana irashize anegurira ibyicaro byiza uwo yarirahiriye n'indahiro yati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu nari nicarana n'umugeni nakunze nari nicarana n'umugeni nakunze uwo yarirahiriye n'indahiro yati sinzongera kurya ku mbuto y'umuzabibu nari nicarana nari nicarana n'umugeni nakunze nari nicarana n'umugeni nakunze uwo yarirahiriye n'indahiro yati sinzongera kugwa sinzongera kurya ku mbuto y'umuzabibu nari nicarana n'umugeni nakunze nari nicarana n'umugeni nakunze uwo yarirahiriye n'indahiro yati sinzongera kurya ku mbuto y'umuzabibu nari nicarana n'umugeni nakunze nari nicarana n'umugeni nakunze nabonye umucyo w'umwami Yesu urasirama
wahozeho mwami wari uriho isi n'ijuru witari ibyabaho gukomera kwawe sukuye munsi n'ukwibihe iteka ryose wahozeho mwami wari uriho isi n'ijuru witari ibyabaho gukomera kwawe sukuye munsi manawe n'ukwibihe iteka ryose wahozeho mwami wari uriho isi n'ijuru bitari ibyabaho gukomera kwawe sukuye umunsi n'ukwibihe n'iteka ryose gukomera kwawe sukuye umunsi n'ukwibihe n'iteka ryose wahozeho mwami wari uriho isi n'ijuru bitari ibyabaho gukomera kwawe sukuye umunsi n'ukwibihe n'iteka ryose amazi yose y'inyanja ari mu kiganza cyawe inkomoko y'umuyaga yo nawe uyimenya imfatiro z'isi nawe uzi aho zishinze uretse wowe wenyine urihariye mana we urihariye n'ukuri urihariye mana amazi yose y'inyanja ari mu kiganza cyawe inkomoko y'umuyaga yo nawe uyimenya imfatiro z'isi nawe uzi aho zishinze uretse wowe wenyine urihariye mana we urihariye n'ukuri urihariye mana isi yose namikubahe kuko ni wowe mutware w'ibihe 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 ibiri ubu n'ibizaza nyuma ntakizamura ku mwami niwe wenyine wambuza amaraso ye ntakiguzi namba nanze ibiri ubu n'ibizaza nyuma ntakizamura ku mwami wambuza amaraso ye ntakiguzi namba nanze
umwijima aramurikira naba ndi muzima cyangwa ntakiriho niba byiringiro nzamanukanayo nzabimanukana bisorezeyo nzabimanukana bisorezeyo naba ndi muzima cyangwa ntakiriho niba byiringiro nzamanukanayo nzabimanukana bisorezeyo nzabimanukana bisorezeyo naba ndi muzima cyangwa ntakiriho niba byiringiro nzamanukanayo nzabimanukana bisorezeyo nzabimanukana bisorezeyo nzabimanukana bisorezeyo Uwiteka niwe mugabane niwe gitare cy'agakiza ishimwe rye ryuzuye isi yose Jehova ari ku ngoma Uwiteka niwe mugabane niwe gitare cy'agakiza ishimwe rye ryuzuye isi yose Jehova ari ku ngoma 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 iminsi yanjye y'ubuzima sinzaceceka kubivuga yangeneye iby'agaciro ko yabisezeranye iminsi yanjye y'ubuzima sinzaceceka kubivuga yangeneye iby'agaciro ko yabisezeranye ko yabisezeranye ko yabisezeranye ko yabisezeranye ko yabisezeranye iminsi yanjye y'ubuzima sinzaceceka kubivuga yangeneye iby'agaciro ko yabisezeranye ko yabisezeranye ko yabisezeranye ko yabisezeranye ame 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 Amen.
Bakunzi ba Solis TV baradutaramiye kandi turanezerewe. Ndizera neza yuko nawe ahuri uguwe neza kandi ukomeje kumva impumeko y'Imana mu buzima bwawe. Ni indirimbo zahembura ubuzima bwawe kandi wazizera. Waba urwaye, waba ufite ibibazo bitandukanye, Imana yakubera igisubizo kubwiza ndirimbo. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Hano turi kumwe n'umuyobozi wabo, akaba ari we waje nubundi abagaragiye. Ndagira ngo tumwakire, aratangira atwibwira wenda ku bantu babonye ikiganiro aka kanya tatangiranye natwe cyangwa se nawe ukunda gusimbutsa ikiganiro. Ndagira ngo atangire atwibwira. Imana ibaha umugisha mwinshi. Murakoze. Nitwa Museruka Odexi, njyewe perezida w'iri tsinda. Twanezerewe cyane, dufite umunezero ku buryo kuwujera bigoranye, ariko turashima Imana. Amen. Imana yadufashije, yabanye natwe. Hari igihe abantu baba bazi ko wenda bamwe bakora ikiganiro, ariko mu by'ukuri umwuka akaza muri icyo kiganiro, bikaba ngombwa ko rimwe na rimwe umwuka akagutwara, ariko turashima Imana ko tubashije kubona uburyo bwo kuba twavugana n'abadukurikiye. Turabakunda, Imana ibaha umugisha. Aha, bati turabakunda, Imana ibaha umugisha. Bifatanyije na Solis TV turabakunda, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo President Ahava Worship Team, ntekereza yuko mutari bashya wenda mu buryo bwa gospel cyangwa se mu gukora indirimbo zihimbaza Imana. Ndagira ngo mbabaze, ese hari indirimbo mwaba mwarabashije gusohora haba muri studio cyangwa se muri kubitegura? Ndagira ngo usangize abantu badukurikiranye kuri ayo makuru. Murakoze. Dufite indirimbo 8 zakozwe, zarangiye, zavuye muri studio, numva ni album. Dufite izindi ndirimbo zirenga nk'eshanu cyangwa 6. Imwe muri zo ejo bundi twarayisohoye. Hari indirimbo yitwa Wahozeho,
imaze nk'ukwezi n'igice isohotse. Rero dufite indirimbo nyinshi, turacyasohora n'izindi indirimbo zirahari. Yego. Aha, itsinda Ahava Worship Team ni itsinda riri kugenda ryaguka mu buryo bukomeye. Indirimbo zanyu ziri kugenda zihembura imitima ya benshi, ariko ndagira ngo hari uburyo bw'imihimbire. Hari igihe abantu bahimba indirimbo bari mu masengesho cyangwa se bakicara ubwabo bakandika. Ndagira ngo mutubwire ubu butumwa ko buhembura imitima ya benshi, ubundi ni ubutumwa buza gute? Hari igihe aba ari igitekerezo cyangwa se ari ibintu bimanuwe n'umwuka. Ndagira ngo musangize abantu badukurikiranye uburyo ki izo ndirimbo n'uburyo zihembura abantu, ese muzihimba muti? Murakoze. Hari ukuntu umwuka agenda atanga uburyo butandukanye. Hari ababona indirimbo ari uko baryamye bakarota bakabyuka bakandika, abandi bari mu cyumba cy'amasengesho. Ariko twebwe ntabwo tujya tugira umwanya ngo tugiye kwicara ngo twandike indirimbo, ahubwo ushobora kuba uri mu nzira indirimbo ikaza ukandika akantu gatoya kagadusangiza wenda muri practice, cyangwa se ugasangiza mugenzi wawe, ejo nawe agashaka kandi akabona kandi akagashyiraho, hanyuma ukayizana muri practice tukayigorora, indirimbo ikaboneka. Ntabwo mu by'ukuri tujya tuvuga ngo tugiye kwandika indirimbo ku cyumweru cyo kwandika indirimbo, ahubwo nyine ziza tuvuye no gusenga, tuvuye kuri church ku cyumweru, abantu bataha mu nzira bari kuganira, indirimbo igahitiza. Nubwo buryo tubonamo indirimbo. Yego. Aha, mwabyumvise rero, abantu bibaza byinshi kuri Ahava Worship Team. Ni itsinda ariko ntararenga ahangaha, ndagira ngo mbaze Perezida ibihangano byanyu ahantu umuntu ashobora kubikura. Ibihangano byacu biri kuri YouTube. Kuri YouTube wanditseho Ahava Worship Team ubona indirimbo zacu, ubona ibihangano byacu. No kuri Instagram. Kuri Instagram twitwa Ahava Worship Team, ushobora kujyaho ukabona gahunda zacu. Yego. Aha, kuri iyo channel ntiwibagirwe kubatera inkunga ukora subscribe. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Perezida, ndatekereza neza yuko muri iki gihe cya lockdown cyangwa se muri iki gihe cya covid harimo kwirinda gukomeye kugira ngo kino cyorezo tubashe kuba twakirinda kandi kirangire dusubire mu buzima busanzwe. Ariko ndatekereza niki muri gutegurira abanyarwanda muri rusange? Bivuze neza, turi mu gihe cya lockdown. Corona ntabwo yatumye ibikorwa byacu bijya mbere uko twabiteganyaga, ariko turiteguye, dufite ibikorwa turimo duteganya. Nkuko mubizi ntabwo byemewe gukoresha igitaramo ngo abantu babe baza twicare turirimbe turi benshi, ariko dufite ibintu byinshi turimo gutegura ku buryo nituramuka tubonye uburyo tuzakora ibintu byagutse. Ubu ngubu n'ama practice abagoye, sometime dukorera kuri uburyo bw'ama social medias, ubundi rimwe na rimwe tukahura, ariko aha bifite ibintu byinshi ku buryo twifuza ko mu buryo turimo dusenga turifuza ko Imana yadufungurira imiryango, ibitaramo bikaza, hanyuma tukabona uburyo tutarama ku buryo bwagutse. Eko murakoze. Aha, ngiyo Ahava Worship Team. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo muraza kudufasha abakurikiranye Source TV bashobora kuba bibaza ese Ahava Worship Team bakorera hehe umurimo, umuntu ashaka kuba joininga byanyura mu zihe nzira? Dukorera umurimo w'Imana muri Eglise yitwa Evangelique cyangwa se ENL hano i Nyamata. Itorero ryacu ryubatse hano munsi y'isoko cyagera uzahita ubona icyapa kikuyobora, ni hafi y'umuhanda, n'itorero riri hafi y'umuhanda mu mujyi, niho dukorera umurimo w'Imana. Ushaka kutujoininga ushobora kuba icya mbere uri umukristo urakijijwe, icya kabiri ufite nyine iyo nyota yo kutujoininga, uratwegera ukaza ku itorero ukatwandikira. Twebwe turi worship team ikorera muri church, ntago turi ministry, ku buryo biragoye kuba waba usenyera mu yindi church hanyuma ukaba mu Ahava. Biragoye. Icyo ushobora gukora, ushobora kuba mu member wacu ukabadutera inkunga mu buryo bw'ibitekerezo, amasengesho, buryo butandukanye. Ariko kuba waba mu yindi church ukaza muri Ahava, urumva ko nyine ntago bishoboka. Ariko uramutse uje hano i Nyamata warakunze Ahava,
uhimukiye se cyangwa uhakorera waza muri church hanyuma tukakwakira ukaba umuhava nta kindi. Aha, itsinda rya Hava Worship Team mufite abaririmbyi bangahe? Kugeza ubu ngubu dufite abaririmbyi bari impande n'impande zitandukanye ku buryo dufite n'abari muri Kenya, dufite ababa impande zitandukanye z'igihugu, ariko dufite abaririmbyi bagera muri 95 bari hano mu gihugu. Hanyuma duteranyijeho n'abandi bari hanze dufite abaririmbyi bagera mu 110. So dufite abaririmbyi benshi. Yego. Aha, n'abari hanze rero turabashuhuje kandi amahoro y'Imana akomeze kuba kuri mwebwe. Ndagira ngo dusoze tubabaza, ese intego yanyu muri gospel cyangwa se muri uru rugendo ni iyihe? Ndibaza ko wenda intego kuba Kristo cyangwa se ku bantu bavuga ubutumwa bwiza mbiciye mu ndirimbo, icyambere no gukomeza kwamamaza Kristo. Dufite intego yo gukomeza kwamamaza Kristo mu buryo butandukanye mu mbuga nkoranyambaga ku buryo umuntu wese ahantu azajya bari azajya kurikirana ibihangano bya Hava, kandi turifuza ko mu by'ukuri indi ntego iri inyuma yo kuba twahembura imitima y'abantu biciye mu ijambo ry'Imana ntayo. Turaba Kristo, turakijwe dukora umurimo w'Imana biciye mu ivugabutumwa. So rero icyo twifuza cyambere nuko imitima y'abantu benshi yahemburwa n'ibihangano byacu, ibindi ntabyo. Aha, twagiye tubona amatsinda menshi azamuka ndetse akagera ku rugero rwiza cyane, ariko ejo tukozumva yasubiye hasi. Ese mwebwe niki mushobora kuba muzifashisha kugira ngo no mu binyejana bizagenda biza bazamenye itsinda Ahava? Murakoze. Ikintu cya mbere no gusenga. Yes. Amasengesho nicyo kintu gifasha abakristo. Buriya abakristo benshi bicwa no kwihagararaho. Kuba umuntu yavuga ngo ngewe umuntu yakubaza ngo ese ko mbona umaze iminsi utaboneka, ukamusubiza ngo nakazi kenshi ntago nari mari, ariko mu by'ukuri mu ntege nke. Ikiza nuko umukristo avuga ngo ngewe ndi mu ntege nke, tukamusengera. So rero twebwe ndibaza nk'abaririmbyi no gusenga. Ikintu cya mbere no gusenga. Ikintu cya kabiri, Ahava n'umuryango. Ntabwo ari kuvuga ngo ni umuntu umwe uje ngo agende. Ahava n'umuryango, nuyirimo ataranashaka abavuga ngo umwana wanjye nzamuraga kuba muri Ahava, kubera ko Ahava ni umuryango, kandi ntabwo dufatana nk'abaririmbyi basanzwe. Turasurana, turagenderanira ku buryo buri muntu wese abaza ubuzima bwa mugenzi we. So twibaza ko icyo kintu cyo kubana nk'umuryango kizadufasha kugira ngo Ahava itazagera ngo imanuke ijye hasi, ahubwo n'umwana wanjye yazavuka akaba afite isezerano ryo kuzaba mu Ahava. Nicyo kintu tugenderaho. Murakoze. Aha, murakoze cyane, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, ariko ntago nabarekura n'ubundi tutabasabye indirimbo imwe. Ntago byoroshye kuba ngewe naririmba kubera ko simbizi, ariko ndagira ngo tubasabe indirimbo. Hari indirimbo imwe Perezida ngira ngo mbasabe, bivuga ngo Daniel ntigeza mutiro bitaka Imana. Muraza kudufasha kuko ni indirimbo igenda isabwa n'abantu benshi. Muraza kugerageza uburyo bwose muyituririmbira dusoza. Imana ibaho umugisha mwinshi. Murakoze cyane. Ndibaza pianiste arahari, abaririmbyi barahari, turayikora nta kibazo. Aha, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Reka tubakire, nyuma yaho turagaruka dusoza n'ikiganiro cyacu. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane.
aha Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Iyi ni Solis TV kandi turabashimiye by'umwihariko njyewe wari kuri kamera ndetse no kuri mikro. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ahava turabashimiye. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ugende mu nguni hirya hari akazogera notification ukandeho kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko bwije uko bukeye. Turashimira abadufashije abakameramani uko ari babiri, Yves guturuka muri Receive Company Limited ndetse na Dani guturuka muri Receive Company Limited. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ntabwo twakwibagirwa gushimira ba producer batwakiriye muri iyi studio ya Solis Music Studio. Imana ibaho umugisha. Ushaka indirimbo nziza kandi zikoze neza uraza bakagukorera. Ushaka kandi amafoto, video nziza nta handi wazisanga. Mu bukwe, mu birori nta handi ni muri Receive Company Limited. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndabakunda. Shalom shalom.